Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Dushimira Imana kuko iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu mwanya Imana yashyize ijambo ryayo ku mutima wanjye, ijambo rivuga ngo mugire ibyishimo byo mu mutima. Ibyishimo byo mu mutima, abantu bashobora kugira ibyishimo bitandukanye, wenda kuko hari ibyo yari yakoze yifuzaga kugeraho akaba yabigezeho, bigatuma umuntu abyishimira kuko yavuye kuri level imwe akagera ku yindi level. Nabyo mu buzima busanzwe bituma abantu bagira ibyishimo, ariko uyu munsi nifuze kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ibyishimo byo mu mutima, kuko bishoboka ko umuntu yagira ibyishimo by'ubundi buzima busanzwe, tukamubona anezerewe, tukamubona yishimye kuko atunze ubutunzi, kuko afite icyubahiro runaka, ariko ntabwo ibyo aribyo bisobanuye ko umuntu afite ibyishimo, ntabwo ibyo bisobanuye ko umuntu afite umunezero. Niyo mpamvu tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi ya 4 dusoma umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9. Haranditswe ngo, ushyire ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Nzajya ndyama sinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Amen. Uyu ni Dawidi wanditse iri jambo, yandika iyi Zaburi aravuga ngo ushyire ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Iyo umuntu yejeje imyaka cyangwa iyo yahinze, abantu iyo bahinze bagasarura, bakagira igihe cyo kweza, bakeza neza, barishima, bakumva bafite ibyishimo. Ni kimwe n'uko iyo umuntu ari wese, iyo umucuruzi yacuruje akunguka akabona inyungu, abona uwo nyungu afite iramunezeza. Iyo umunyeshuri yize akabona amanota, ni umusaruro mwiza wabonye umunejeje. Dawidi rero iki gihe yari umwami, iki gihe yari afite ubutwari, iki gihe yari afite icyubahiro gikomeye, yari afite imiryango yarayoboye myinshi cyane, imiryango y'Abisirayeli yari 12, ariko arangije aravuga ngo ushyire ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Haleluya. Mwene data, ndakwifuriza kugira ngo uyu mwanya uri kumva ijambo ry'Imana, uteze amatwi iyi video uri kuyumva, ndagira ngo usabe kugira ngo winginge Imana mu mutima wawe ishyire ibyishimo mu mutima biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka, biruta ko waba wejeje, biruta ko waba ufite ibindi bintu bikomeye, ahubwo winginge Imana kugira ngo ugire ibyishimo mu mutima wawe. Haleluya. Yarakomeje avuga ngo nzajya ndyama sinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Iyo uri kumwe n'Uwiteka, kubana n'Uwiteka nicyo kintu cya mbere kigufasha kubona amahoro mu buzima bwawe. Ntabwo umuntu agira amahoro kuko hari ikindi kintu ari cyo, cyangwa hari ubundi buryo akomeye mu buzima busanzwe, ariko ahubwo umuntu agiye kugira amahoro bitewe n'uko yizeye Kristo. Umuririmbyi wa 396 yaravuze ngo ni Yesu wenyine ugira amahoro meza. Ku itariki 3 yaravuga ngo ni Yesu wenyine ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda. Ariko ngo abashaka ubugingo budashira nimumwizigire azabarindira. Ndagira ngo utangarize rero kugira ngo wizere Kristo akubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, kugira ngo ibyo ubona bigukomereye n'ibyo bigoye abasha kubyoroshya. Amen. Rero bene data, ni byinshi twavuga, hari ibintu byinshi bituma abantu bavuga ko bishimye, ariko hari n'ibitumye abantu babura umunezero, kuko ikintu cya mbere gishobora gutuma ubura ibyishimo byo mu mutima ni ibyaha. Nuko utemera Imana ikubera umuyobozi mu buzima bwawe. Rero ndakwinginga kugira ngo ukure ikizira cyose imbere y'Imana cyatuma utagira umunezero. Ibyaha nicyo kintu cya mbere byatuma utagira umunezero mu buzima bwawe, nibyo byatuma utagira ibyishimo mu mibereho yawe, nibyo byatuma utagera ku ntego y'icyo wifuza gukora n'icyo wifuza kugeraho. Ndakwinginga rero kugira ngo mwene data ukurikiye video, ukurikije ijambo ry'Imana, usenyere Satani ibyo wakoze zose byatuma Imana itakwishimira bikurweho, maze ubashe kugira wakira umunezero, wakira umugisha, wakira agakiza, wakira ihumure rituruka ku Mana. Ndagira ngo wewe uri kumva video, uri kumva ijambo ry'Imana, ufate umwanya dusengane,
twinginga Imana dusaba. Hari byinshi ubona byatuma ufite umubabaro mwinshi, bituma utizera ko ejo hazaza hawe hamera neza, bituma ubuzima ubayemo wumva bugukomereye, ukumva ntuzabuvamo, ukumva ko ibibazo ufite bitavaho, bituma ukumva umubabaro ni mwinshi mu mutima wawe. Ariko reka dufatikanye gusenga Imana, twinginga Imana ibashe gutanga ibyishimo mu mutima wawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uyu mwanya tugushimye kubw'ijambo rye ryiza twumvise. Ijambo Dawidi yavuze rivuga ngo ushyire ibyishimo mu mutima wanjye, ngo biruta ibyo kumwero w'amasaka na vino. Ndasengera buri muntu wese, mwene data mushiki wacu, umukristo uri kumva iri jambo ryawe, hari ibintu byinshi bimubujije gutuma atagira amahoro, hari byinshi bitumye atari kugira umunezero. Ariko nasenze kubw'ijambo ryawe twumvise kugira ngo utange amahoro. Dawidi yavuze ngo nzajya ndyama nizigure, nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine umpa kuba amahoro. Reka hari abantu benshi babuze amahoro, hari abantu benshi baryama bakabura ibitotsi, hari abantu benshi batekereza bukarinda bucya batagohetse. Abo ngabo kubw'ibibazo bitandukanye, ariko unyemerere mu mutima, unyemerere ugire ikintu ukora, ureme ibyishimo mu mitima y'aba bantu, kandi usubize kwifuza kwawo. Ndasenze cyane ninginga mu izina rya Yesu Kristo, twatuye umugisha kuri aba bantu, twatuye kubona amahoro, twatuye kugira ngo ubaneshereze, twatuye kugira ngo ureme amateka mashya ku buzima bwabo. Reka bagire umunezero, kandi uhereye umunsi bajye bagira ngo basinzire, rema ibyishimo mu mitima yabo. Kandi ikintu cyose cyatuma batagira ibyishimo, hariya aba ari icyaha, hariya aba ari ibigeragezo, hariya aba ari ibindi zose. Ariko ndinginze kugira ngo Mwami ugirire neza ubwoko bwawe, babone kugira neza kwawe, bazashima izina ryawe. Urakoze, ndangije tugushimira kuko uri kumwe natwe kandi urumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na Nzeyimana Bahati Shabani, wifuza guhora mugira amahoro n'imigisha bivuka ku Mana, kandi mukarushaho gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Murakoze, Imana ibahe umugisha, amen.